mujye mwumva abantu bitwa inzobere, impuguke, mujye mubakurikira amakuru ugasanga hari umuntu w'impuguke mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, impuguke mu by'ubukungu, mu bya gisirikare, inzobere se. Ntushobora buriya kuba inzobere mu bintu byinshi bitandukanye kuko buri kimwe gisaba igihe cyacyo. So ibi rero ndi kubabwira mbitewe n'uko ndi muri bal, abazaza muri bal muzance kuri stand ya Canal Plus tukakorera activation ya produit zigezweho za Canal hari ikintu nabonye cyatumye mfata umwanya kugira ngo mbabwire mbungure igitekerezo cyane cyane mwebwe urubyiruko mugiye gutangira akazi cyangwa mutekereza kujya gukorera abandi. Umuvandimwe yatutse umukozi we, niba umukozi niba muri umunani niba ari umwana we simbizi, ariko yamututse imbere y'abakiriya baje bamugana. So sinzi icyatumye bamutuka, byatumye tujya kureba kugira ngo tumenye n'iki kiri kujya mbere, kuki ngo yavugije induru, ese byagenze bite. None abari baje ngaho bari babakiriya ubona nyine bari kwibaza, ni nkaho bari kuvuga ati why. So mu gusubiza ikibazo ndabica mu bice bibiri. Umukozi ni mubi kuko atazi gukora akazi ke neza, katumye boss atumurongo akaba yamutuka kuri iki, cyangwa yamubwira nabi, kanakoresha gutuka, yamubwira nabi muri bura buryo mu ruhame, cyangwa se boss niwe mubi. Uwaba mubi muri abo bantu babiri, umubi cyane kurusha abandi ni boss, kuko buri mukoresha baba afite power, aba ari impuguke muri bya bintu ari muri gukora, ku buryo bitakabaye bimutera stress yatuma avuga muri buriya buryo mu gihe wenda umukozi yakoze nabi ibyo yasabwe n'umukoresha we. Umukozi nawe yabaye ari we wakoze nabi akazi, ntatolera, nagerageza koroshya. Kubera iki? Kubera ko umukozi ubundi mbere yo kuba inzobere uriga. Twese twanyuze muri izo nzira, abakoreye abandi. Ushaka akazi ukakirukira, ukagatigitira, wagira amahirwe ukakabona. Iyo utarakoze stage kugira ngo usobanukirwe bya bintu ukuntu bikorwa, bisa nkaho utangiye azero. Ahangaha rero niyo abanyempano bahita biadapta vuba, ariko abandi babanza kwigishwa, ugarushya bamwigisha, ariko iyo afite ubushake aramenya. Iyo amaze kumenya rero abasha gukora neza ibyo agomba gukora. Buriya mu bakozi ufite ubumenyi bw'ibanze yiga vuba akamenya agahanga udushya, udafite na namba arigishwa akamenya. Ibyo ngibyo ariko byose ubigeraho bitewe n'uwo wahuye nawe. Nko mu bigo haba ama division ama department iyo head of department wawe ari mubi, wiga nabi, ushobora no kutiga burundu ukanigendera. Iyo ari mwiza wiga neza kandi ukabasha gutanga umusaruro. Icyo impamvu nshaka guhuza ibyo bintu bibiri. Umuyobozi mubi ntatuma abantu be babasha kwigaragaza kuko ahora abahoza ku nkeke. Umwiza afasha abayobora gukora neza ibyo bafatanyije gukora. Twumva ku kantu gahereye kuri ibyo ngibyo byabaye kuri aba bantu kuri stand, tugeze noneho mu bijyanye n'ibyo ushaka guhura nabyo mu kazi. Ikintu nshaka kugarukaho rero ni iki? Buriya kubwira nabi umuntu ntibishobora gutuma abasha gukosora amakosa yakoze. Ashobora no kutamenya ikosa yakoze icyo ari cyo.
mu gihe wowe uri aho ngaho gusa umutuka umubwira nabi, yajya gerageza ukaba wamaze kubloka mu mutwe wawe cya kintu kivuga giti uyu muntu akora nabi kofi ya uwo ni umukozi, ni umuyobozi mubi. Umuyobozi mwiza ni wa wundi utanga amabwiriza akareka umukozi akirwanaho, hanyuma akaza gufata icyemezo cyo kumufasha nabona ageze ahantu yananiwe. Umubi no kwitanga amabwiriza buriya aba yumva ko niba baguha akazi nyine uragashoboye, ugakora uko bikwiye, kandi nibimera nabi ndakumera nabi. Uwo nguwo aba atumva domaine arimo. Noneho amahane akaba gukamufla rwa rwikekwe rwo gutuma undi atavuga, atisobanura, kubera ko nanamusobanurira ashobora kutabyumva. So iyi story yo muri bar, ibyo nabonye muri bar nkaza kubisanisha n'ibyo mu kazi bisanzwe. Reka ngasoze mbaha tips mwe mugiye gutangira akazi. Understand what you are doing. Analyze your department, head of department. Umenye umuntu umuyobozi wanjye atekereza ati ibyo abashaka bimeze bite, eske ndabizi? Niba ntabizi, is he or she going to help me to do it better? Niba mfite ubushake, kuko hari abakozi baza ugasanga ni nkaho yaharaniye kubona akazi gusa, ubundi umukozi yatashye, ndaza nkererewe mumbabarire, imvura yaguye kandi akazi gatangira saa 3, imvura yatangiye kugwa saa 4, yamuguye ndisindamashye kugera ku kazi, gukererwa biratangiye, impushya zo hato na hato, yarwaye so niba ugiye ku kazi, banza wumve ko ako kazi ugiye gukora ugakunze, ufite vision yihe. Ibi ariko ndumva tuzayiganiraho mu biri imbere, ariko cyane cyane niba ufize vision yawe, reba uyu muntu turi kumwe bampaye inyobora, eske ashaka kumfasha? Niba ari umunyamahane, iga kubana nawe kandi wigire muri ayo mahane ye. Wirinde kubonana na boss buri gihe, wirinde kuba kubaza ibibazo ya kora ibyo ushinzwe mu buryo ushoboyemo. Ubwo nubona nyine atarukwiriye, ako kazi se nagaso nakanyoko iyo company ni nta yindi washobora kujyamo kugira ngo ubashe gukora muri environment nziza. Buriya kandi environment nziza nituma umukozi abasha kwevuriwa ya. Namwe bakoresha cyangwa se reka mvuge muri rusange abafite ubumenyi, anytime ubonye occasion, teach someone something. Mufashe gutera intambwe isumbye iyo yashoboraga gutera, amenye ibikurikiyeho, abashe gukora neza ibyo azi ya. Ibyo bizatuma akazi kawe koroha niba uri umuyobozi wa department cyangwa se n'ubu umukoresha runaka. Teach someone something, that's the keyword ngira ngo musigarane kugira ngo isi ibe nziza kurusha uko twayisanze. Amahirwe masa kubyo ukora, ibyo uri gupanga byose. Icy'ingenzi ariko iga gukorana nabo muhuje kugira ngo ibyo mukora bibashe kugenda neza. Murakoze.